reka mbashimire inshuti zacu mudukunda aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Namwe mwese rwose muri ku migabane igiye itandukanye igize iyi si yacu, turabasuhuje rwose, tubahaye ikaze muri aka kanya. Rero ni ibivugwa muri politike cyangwa se n'ubusesenguzi bwimbitse bw'ibivugwa muri politike, cyane cyane tuba turi kureba intambara ihanganishije koalisiyo ya FARDC ndetse na M23. Hanyuma rero tukaza no gusimbukira no ku zindi nkuru nk'uko biba bikomeze kugenda biri kuvugwa muri aka kanya. Rero ntatinze reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza mu mwaka wa 2019, dukunda kugenda tubigarukaho kenshi cyane. Hanyuma ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bakunzi cyangwa se ku banyekongo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, avuga ko ari gusaba ubutegetsi bwa Kinshasa ibintu bigera kuri 12. Ibyo ngibyo murabyibuka. Hanyuma ku itariki ya 25 bishyira ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, ihuriro AFC M23 baje kuba batangaza ko uyu mugabo yageza no ku butaka bwa Goma. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye abayobozi benshi bashyuha imitwe hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe na Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abaminisitiri bagiye batandukanye, nk'uyu minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga witwa Julien Paluku, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Ibi byose rero bikaba byavugaga ko uyu mugabo yatumye imitsi irega, ariko kugeza ubu ngubu muri iryo tangazo ryavugaga ko yageze ku butaka bwa Goma, nta foto n'imwe yari yakagaragaye ivuga ko uyu mugabo ari hariya cyangwa se yemeza ko uyu mugabo ari hariya. Uyu munsi rero yaje kuba agirana ikiganiro n'abahagarariye amadini n'amatorero hariya ku butaka bwa Goma. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, turebe ese n'ibiki baganiriye. Hanyuma ndaza kuba nkubwira nuko Uvira imirwano uko byagenda kose irakomeje. Niho hantu duhanze amaso, buri wese iyo aryamye abyuka mu gitondo ari kwibaza ngo mbese Uvira ko twaraye bimeze gutya, ese ubu ngubu turabyutse bimeze gute? Uyu munsi rero nabyo tugiye kuba tubikomozaho, turebe ese imirwano imeze gute. Ni mu gihe hariya Warikare duherutse kubatangariza ko hari imirwano yabaye ubwo koalisiyo ya FARDC yari igize gutya ishotoye M23, barabakubita, barabashwiragiza, barabirukankana, babambura ibice birimo Rusamambu, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Ibyo nabyo turaza gusimbukira turebe ese ho byaba bimeze gute. Ikindi ndaza kuba nkubwira ni amaoperasiyo akomeje mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko noneho twari tumaze iminsi turi kumva biri kubera hariya i Goma, ariko noneho ubu ngubu bikaba bivugwa ko rwose biri kubera hehe za Bukavu, ni muri komine Kidutu, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hari abafashwe, hari n'ibikoresho bafatanywe bya gisirikari n'izo mbunda, birumvikana. Bagamije iki? Bagamije guhungabanya umutekano mu birindiro bya M23, batumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Bakaba bafite n'umugambi wo kuzaza gutera u Rwanda, bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Hanyuma rero reka twongere tugaruke hano mu Rwanda. Ikintu kiriho nuko umugaba mukuru w'ingabo za RDF ni General Mubaraka Muganga yagiriye uruzinduko hariya mu gihugu cya Kenya. Ni mu nama yatumijwemo, nayo turaza kuba tuyigaruka turebe ese iyo nama igamije iki. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira rero nuko ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro hano mu Rwanda, ni Rwanda Polytechnic, ryagize gutya rikaba ryatanze impamyabushobozi ku nshuro ya 8 ku bagera cyangwa se ku banyeshuri 4562, n'umuhango witabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira rero ni umwanditsi ukomeye cyane wagaragaje ubwenge mu bitabo yagiye yandika cyangwa se mu manovels yagiye yandika. Niba warize rero ibijyanye n'ubuvanganzo nyafurika, niko navuga, cyangwa se ubuvanganzo bw'icyongereza, uko byagenda kose, umugabo witwa Ngugi wa Thiong'o ntabwo wamuyoberwa. Uyu mugabo rero akaba yaranditse ibitabo birimo nka The River Between, niwe yamenyekanyeho cyane. Uyu mugabo rero n'ibindi yagiye yandika byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko yaje kuba yitaba Imana ku myaka 87, akaba yari no ku rutonde rw'abantu bagomba kuzahabwa igihembo cya Nobel
nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa ko yaritabye Imana rero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 ubwo hari ku munsi w'ejo hashize nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigaruka ibyo turaza kuba tubikomozaho icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye hanyuma rero namaze kuguha ikaze ko sindi njyenyine njye wumva ni Emmanuel ariko ndi kumwe na Bwana Mupenda Joel guturuka ku karere kacu reka muhe ikaze abasuhuza hanyuma twanzike twinjiremo neza. Ya, asante sana, asante Bwana Emmanuel. Yes, asante sana kabisa. Sawa. Sawa, niko sawa kabisa. Ubushyuhe ntabwo urimo urabwumva? Ubushyuhe byo ni ibisanzwe. Yakavura kari kuboneka, izuba naryo rikaboneka, urwo ruvange. Atari kuvuga ngo ni izuba gusa cyangwa se n'imvura gusa. Uyu munsi hariho uruvange cyangwa se muri iyi minsi. Ubushyuhe ku manywa bwatuma wipfumbatira umugore? Iyi hoda. Ushobora gushya mu gatokombera nyamara. Ubu wakwigerereza. Iyi ngoda. Uzi ukuntu biba ari byiza cyane nk'aya masaha noneho. Kuri iri zuba? Kuri aka kazuba kameze gutya. Urahiye. Biba ari byiza cyane rwose. Ubushyuhe bwakuhitana nyamara ubundi se iyo wamaze kubona utwo kurya ukaba wabonye ako kunywa ukaba ufite n'uwo mutekano cyangwa se aya mahoro inkotanyi zaduhaye ubundi ikindi uri gushaka kugira ngo ni igiki urashaka icyo ubundi ntacyo ubwo rero ikintu kiriho kugeza ubu ngubu navuga ngo meze neza. Ya, reka dutangire amakuru twihuse rero ubwo wa mugani tuganira ibihari. Yego. Icyo tugiye guheraho rero ni ikiganiro Joseph Kabila yagiranye n'abahagarariye amadini n'amatorero hariya ku butaka bwa Goma. Ese uyu mugabo yaba yaganiriye cyangwa se yaganirije ibiki abangaba? Ese biraza gutanga iyihe shusho kuri Perezida Felix Tshisekedi nabo afatanyije nabo kugeza ubu ngubu bakomeje navuga intambara cyangwa se bakomeje imyiteguro mu ntambara bagiye kuzanganamo na M23? Baba bateganyije ki? Barateganya intambara, bari gutegura bamaze iminsi bitegura ni imyiteguro bari guteganya intambara bagiye guhanganamo na M23. Ya, niko bimeze. Ariko ntabwo bari buze koroherwa. Kubera ko ntabwo ngo abahinzi bajya inama inyoni nazo ziri ku gihinde. So nuko ku mpande zombi yaba koalisiyo ya Kinshasa yaba no ku ruhande rwa M23 nta numwe wicaye. Bose barimo kugira gute barimo gukora buri munsi. So rero kuvuga ngo abi Kinshasa ngo barimo kwitegura intambara na M23 nuko nayo ibirimo intambara iracyakomeje. Ntabwo intambara yahagaze. Buri wese arimo aracura imigambi akora plan z'urugamba ibintu nk'ibyo nibyo abantu barimo impande zombi impande zombi. Ya. Biraza gutanga ihe sura rero cyangwa se biri gutanga ihe shusho ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba uyu mugabo yatangiye kugirana ibiganiro n'abaturage by'umwihariko yahuye n'abahagarariye amadini n'amatorero. Yego. Rero ni ubutumwa bukomeye cyane kwa Felix Tshisekedi. Nibyo nahoze nkubwira nti muri iyi minsi umenya atari gutora agatotsi ntabwo yaryama. Cyangwa se akaba ari guhumeka insigane. Uyu mugabo ntabwo yaryama. Kubera yuko Kabila yaje igoma aravuga ati ngiye ntabwo ndimo ndatinya Tshisekedi na gatoya kandi nje kumuhagarika. Ndetse na bamwe mu byinjiye muri iyi nama cyangwa se bari muri iyi nama bavuze bati Tshisekedi nk'amadini twaramufashe tumuba hafi igihe kinini. Mu bucucu bwe icyo twakwita twabimufashijemo. Byo wirinda gutukana ariko. Oya, ubucucu ntabwo ari ugutukana. None ni iki? Ubucucu? Ubucucu ni ugukora ibintu by'amafuti. Hanyuma ariko ndushobora kubinyuza mu yindi mvugo ariko utavuze ngo ubucucu. Mu Cyongereza babyita ngo stupidity. Yes. Akuze umuntu witwa ntabwo ari igitutsi kiri. Sure. Stupidity. Ubucucu. Mbese n'ubu mu Kinyarwanda wabyita ngo iki? Wase si bwo bugoryi. Ngo n'ubujiji. N'ubujiji. Ngo ngo nabayinjije. Ntabwo ujye wumva ngo nabivuga. Ni ubujiji cyangwa n'ubugoryi.
ni ibintu bimwe biraho abantu bazi indimi baze ariko kudusobanurira ubundi nk'uko reka byaramo mubwire igitutsi ni iki igitutsi nyine nyine ni ukuvuga ngo wenda nk'ubu ndamutse nkubwiye ngo uri igicucu nyine naba ngututse oya nkoze icy'ubucucu ukambwira ngo aha ukoze ubucucu ntabwo njye nabifata nk'ahunutse uramutse igitutsi njye ukuntu nyumva ni igihe bakwise ikintu bari kukubeshyera bitandukanye n'ukuri hanyuma se ese umubwire ntushobora kwita umuntu kuri guhamagara umuntu ngo wandayawe akumva ko umututsi yego nese ubu ntihari umuntu uba proud yo kwitwa indaya akavuga ngende indaya uriya muntu umubwiye ngo wandayawe ngwino hano yababara ntabwo yababara ariko ikintu kiriho burya aricyo twita apa uko wabivuze noneho n'isura wabivuganye ibyo bintu biratandukanye ubwo wenda sinzi wenda ku ruhande rwawe niba uvuze wenda ngo ni igicucu wenda usanga oya ubucucu niryo jambo nakoresheje ntabwo navuze ngo ni igicucu kuko hari n'ibindi bitari ubucucu yakoze na n'ubu agikora kugeza ubu ngubu rero ikintu kiri ahubwo ibikorwa by'ubucucu yego ni kubyumva ibyo bintu nanjye nakubwiye ngo umuntu aramutse akubwiye ngo wakoze ubucucu ntabwo akunda utangiye kubinsobanurira aho ngaho nakumva akambwiye ko nakoze ibintu bitari byo yego ariko atambwiye ngo wakoze ubucucu akambwira ngo uri igicucu oya icyo gihe ubu bijeneralije muri rusange ntabwo nose nagabanutse ngo iki gute aramutse ambwiye ngo uri igicucu we yamaze kubona ibyo nakoze we ahise ambwira ngo ariko ngo uri igicucu aho abagututse kuko ibintu byose ukora ntabwo ari ubucucu ubwo ushatse kwikura ushatse kuvuga ko utigeze uvuga ko ari igicucu ntabwo ari igicucu okay oya uri kubyumva ariko ibyo bintu okay komeza ariko wize ubyumva okay ntabyo komeza ko twebwe ntabwo tuba twaje hano kugira ngo duhangane wenda tuba tugomba gushyiraho umuco ku bintu cyangwa se wenda kuri izi ntambara ziba zikorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se wenda gutuka abayobozi oya ntabwo aricyo kiba kituzanye oya ntabwo aricyo kiba kigenderewe tuba tugira ngo twiganirire hanyuma rero yakoze ubucucu ari byo abangaba bahagarariye amadini n'amatorero baje kuba bavuga ati twamugiriye inama kenshi cyane ariko yanze kumva bati amaraso mureba amaraso amaze kugira gute kumeneka iki ni cyo gihe kugira ngo duhuze umukono tuunge mukono mu giswahili sibyo ra tuunge mukono tumuhagarike so nukuvuga ngo Kabila yapropoje ko bagomba kwifatanya nawe bano banyamaterero mu guhagarika Tshisekedi ibi rero biraza kubaho mu buhe buryo ni mu buryo bwiza cyangwa se ni ku neza cyangwa se ku nabi uyu munsi wa none icyo barimo gusaba kiri ku meza ni ukumubwira ngo depoza shyira hasi intwaro hanyuma ugire gute abahinzi bacyuho abakongomani baganire kuganira ariko ubwo bishatse kuvuga icyo ari ikintu mba ntari kumva kuganira ashobora kuza nawe akaganira nabo cyangwa se wenda bo bashobora kuganira bo ubwabo ariko bakamuheza hari nka gahunda ihari ya federalisme gusaranganya ubutegetsi kuba Kongo byagirwa n'amareta agiye atandukanye ngo ni ugusaranganya nyine si nko gusaranganya se ni ukuvuga ngo nka Kivu kigenzura juste nyine ni ugusaranganya ubutegetsi ubwo Kivu kigenzura noneho na Kinshasa nayo ikigenzura ubwo mbese bagasa n'abahuje bafite ahantu mbese bahuriye ariko buri wese yigenga rero wabyita gutyo so ni ukuvuga ibyo biganiro biramutse bibayeho hagati y'aba abanyekongo ni ibi byose bagomba kugira gute kuganiraho ariko Tshisekedi atagihari atagifite ububasha hanyuma ikindi kintu ni uko Tshisekedi nawe ntabwo abikozwa ahubwo baravuga ati muvuge muvuye aho n'ibice mwafashe byose yabo Bukavu na Goma mubivemo ibi rero twavuga ngo buri wese arasaba ibihabanye bimeze nk'umwijima n'urumuri
ngo ibyo bintu ntabwo bishobora guturana. ntabwo bishobora guturana, ntabwo bishobora na gatoya. urumuri n'umwijima ntabwo bijya biturana. umenya hari dushobora kuzaba aho ngaho twebwe ibyo ngibyo bikabaho tutakiriho, kuko kuva tukiriho ngo ntabwo umwijima n'urumuri bishobora kuzahuza. oya n'ubundi umenya sinzi, ntabwo mbizi ariko umenya nta n'igihe bizigera bibaho. oya bishobora kuzabaho. kuri wa munsi bajya bavuga ngo umunsi w'imperuka, iyo mperuka se twamenya iduteganyirije okay. ugasanga n'umwijima n'urumuri birahuye. yes. hanyuma uyu mugabo rero uko byagenda kose urumva ko hari inama yabereye hariya muri Uganda kwa 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. nibyo wari uri kumbwira uti ntabwo uyu perezida Evariste Ndayishimiye ngo yigeze asuhuzanya na perezida Yoweri Kaguta Museveni. hanyuma niba unabyibuka neza ubwo Evariste Ndayishimiye yari hariya muri Congo kwa 25 z'ukwa gatanu, perezida Felix Tshisekedi yamutumye kuri Yoweri Kaguta Museveni. kugeza ubu ngubu ariko Museveni ashobora kuba yaranavuze ati iki kigabo cyaba kinzaniye uburozira. ibyo nabyo abantu barabitekereza. ikiganza se oyata amaye bibaho cyane. wowe uvuye Kinshasa utumwe na Tshisekedi, kandi Tshisekedi ubwe avugira mu matamatama yuko ndi umwe mu bantu bashyigikiye M23. si ubwo ngubwo nakwizera gute? kandi muri iyi minsi Museveni yari amaze iminsi ahana ibiganza, ntabwo ari nko mu minsi yashize covid wenda yavuzaga ubuhuha. wabonye ko nta n'agapfukamunwa yari yambaye. yego. so ibyo byose birimo. ubwo hanyuma rero ubutumwa se wenda yari yamutumye yabumugejejeho, hari igisubizo byatanze? ni ubutumwa bwo gukondana, agaragaza ko na cyane ko iyi nama yigaga kuri cyo twakwita kuba ibihugu byo muri EAC byakubaha ubusugire bwa RDC. no n'akarere, ariko buri gihugu gifite ubusugire bwacyo. yego. urumva ariko cyane cyane banakunze no kugaruka hariya mu burasirazuba bwa Kongo. urumva ubusugire bw'igihugu, u Rwanda ntabwo babishyize muri iyo kadere, bavuze ubusugire bw'ibihugu byo muri EAC. ko buri gihugu gikeneye ko ubusugire bwacyo bwubahirizwa. ni ibi ngibi bise regional oversight mechanism. arega buriya reka nkubwire, ubaye uri Kongo ukaba ushyigikiye ADF tuvuge, kandi igamije gutera Uganda, yaranakoze ibitero byinshi byibasira Uganda, no kuba ubwabyo ucumbikiye ADF, ntabwo uba wubashye ubusugire bwa Uganda, kuko ucumbikiye ikintu kiri buze kugira gute, kigamije kumenasa ubutaka bwa Uganda. yego. kandi ubona ko CRDC gusa yarebwaga n'iyi ngingo, ari u Rwanda hari ugamije kuruhungabanya, ari we FDL, ari Uganda nibyo, Kongo nayo ivuga yuko ngo nako M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, ngo ruyimenasa n'ibintu nk'ibyo. so uri kumva ko ibihugu byose byarebwaga n'iyi nama. ndetse n'amakuru dukuramo nuko buri gihugu cyagiye cyitana, ibihugu byitanye ba mwana bishinjanya. ariko perezida wa Uganda Yoweri Museveni ageze ku bijyanye n'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, aravuga ati Uganda nako Kongo n'u Rwanda iyo mukomeza kubahiriza no kuba hafi EAC, iki kibazo kiba cyaragize gute, yego cyararangiye. ariko twibutse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yagize gute, niyo yagiye kure. ntekereza ko u Rwanda rwahoze rushaka amahoro, rushyira imbere ibiganiro, ariko Kongo yo uribuka ko ari nayo yirukanye ingabo za EAC, ko ariyo yageze ikanahagarika gutanga umusanzu no kwitabira inama za EAC. ubwo ufite ikibazo uhita umwumva. ntabwo byoroshye. hanyuma wenda nk'ibiri gukomeza kugenda bivugwa nuko n'ubundi iyo ntambara niyo tukirimo hariya ku butaka bwa Kongo,
hari amaoperasiyo agiye atandukanye yagiye akorerwa hariya za Goma, duhereye muri district ni Karisimbi za Ndosho Igoma kugeza na Mugunga hose. Yego, kugeza uyu munsi habaruwe cyangwa se hari abantu benshi nibuka bagiye bafatwa, niba abantu babyibuka neza muri Stade de l'Unité hariya babishyira ahagaragara ba Colonel Nanga na Lieutenant Colonel W'Ingoma, babyereka itangazamakuru cyangwa se abantu bose bavuga bati dore n'intwaro zose babaga bafatanywa, aba FDLR, Wazalendo, Mayimayi n'abasirikare ba leta, harimo abafashwe n'abapolisi ba leta ba FARDC. Kugeza uyu munsi noneho imikwabo yakomereje za komine Kidutu. Aka gace gaherereye hehe, byaba bimeze bite kugeza amagingo yangaho, abafashwe ni bande cyangwa se ni bangahe? Aka gace gaherereye mu by'ukuri hano mu mujyi wa Bukavu, umujyi uherereye mu majyepfo ya Kivu, Kivu y'amajyepfo, akaba ni no murwa mukuru wa Kivu y'amajyepfo. Rero aya ni amabandi yari yarajengereje abantu, yego asahura, yiba, agira gute. So M23 rero yatangiye gukora umukwabinzi ku yindi cyangwa se quartier ku yindi. Abambere bafashwe wabonye ko barenga nka 20 gutyo, nababonye baba n'imbunda zabo. Ngira ngo iki ni igikorwa kimaze kumenyekana ku abantu bamaze kumenyera. Yego. Hanyuma imiryango mpuzamahanga na leta ya Kinshasa ikitwikira ikavuga ngo M23 ngo yakoze amakosa. Kumbi yahehe nimirahashya abanyabyaha, criminals. Hanyuma ikintu wenda ndaza kuba nkubaza, ni yihe mpamvu ishobora kuba ituma aba bose baba bitsiza intwaro? Turabizi neza ko abari abaturage cyangwa se wenda hari nabo baturage babacumbikiye, ariko ukabona M23 ikunda gusaba ngo muduha amakuru tubahe amahoro, ariko ugasanga nta makuru yatanzwe. Ni igiki kibitera gituma abadatanga amakuru hejuru ngo bahamagare M23 ize yambure intwaro abangaba baba barigize kagarara? Ni ukuvuga ngo biterwa n'ibintu byinshi. Hari ukuba bamwe muri aba mabandi bari mu miryango yabo bakabakingira ikibaba, bavuga bati byasa nko kwimena inda kuba twabatanga, cyangwa se gutema ishami wicayeho, cyangwa se kwikoza agati hahandi. Urumva? Yego. Rero ntekereza ko ibyo birimo, ariko hakabamo n'ikintu cy'ubwoba. Yego. Kwavuga bati ibintu ko ari ibintu by'ibisambo, ibintu bifite intwaro, byamenya ko nabitanze cyangwa se natanze ikibazo bikaba byantanga, bikaba nako byanyica. Icyo nacyo kirahari. Yego. Yego. Hanyuma ibi ngibi bizarangira gute rero? Ubona bizarangira gute? Kuki niba bikomeje kumera gutyo urabona bizarangira gute? Hoya bizarangira kuko n'Igoma byarabiri kurangira, byararangiye. Nuko iyi miswa ipaki muri Bukavu nibwo igitangira. Yego. So urabona se Igoma ubu sigaye bucya nta n'isasu na rimwe ryumvikanye. Yego. Hari umutekano rwose, abantu barabivuze cyane ko hari umutekano urahari, ibintu bimeze neza, basigaye banacuruza ngo bakageza sangaho ukasanga ibintu mbese ni amahoro, nta kibazo rwose. Ndibuze kuganira n'umwe mu basore twahevuraganye M23 ikihinjira, avuga ati abajura baraturembije. Mbwira ntiba witonze uraza kureba ikiri buze kuhaba. Ntekereza ko uyu mwanya rero ni umwanya mwiza wo kongera kuza kumubaza uko bintu noneho uko abibona. Yego. Yes, hanyuma dusimbukiye za Uvira, twese duhanze amaso, abantu bose bahanze amaso, uraryama wabyuka uti amasa, ugasanga abantu mbese nta handi hantu bahanze amaso bakangaranye. Uvira byaba bimeze gute? Imirwaniro imeze ite? Turabizi ko Burundi bumaze imisi buri kujyana y'ingabo nyinshi, hari amanama yagiye aba, bari abayobozi ba FARDC bagiye basurira koalition ya FARDC nyina mu Barundi n'Ababirigi. Hari n'urundi rugendo numvise rw'indege y'Ababirigi yavuye za Lubumbashi jya kugwa i Bujumbura, nkuko byagiye bikomeza kugenda bivugwa, n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Na baratumaze imisi turukumva bamaze imisi bari kwicwa ira jenoside y'Abanyamurenge hariya za Minembwe naho ngaho za Mikenke, nkuko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Kugeza uyu munsi hariya Uvira imirwano imeze ite? Kuki abantu mwe ni ibindi, ariko ibi noneho byongeye gushimangira yuko Kabila yatangiye inshingano
ze hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo wakekwaga mu ngo ze zigera kuri ebyiri. Hari Katindo hano Goma ya karitsiye twavugaga, avuga ko ari inzu y'umugore we. Hari na Kinyogote hano za burya umuntu yaranyunganiye, usibye ko nanjye nabyumvishe ko atari byo. Ntabwo urugo rwa Kabila rwitwa Kinga Kati ruherereye hano Goma. Urwo ni urwa kure cyane, umenya ari ni Kinshasa. Reka da za Kankati ni mu cyanya ngo yashize ahantu yongeye kimeze nka pariki. Yego ni Kinshasa. Ubwo ni mu nkengero ngire ngo. Ariko ahubwo aho yitwa Kinyogote. Aho ntabwo nari mpaza aho. Igoma ni Igoma n'ubundi hano werekeza mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Usa nkaho ugana mu Isake. Ni ahantu hagari, ngira ngo wabonye amafoto. Buriya hariya yari niwe ni ahantu hagari, hari amahuhwezi, hari ibiti byiza, hari ubworozi bugiye butandukanye. Ni ahantu hagari cyane, ndetse amakuru agaragaza ko nk'ubworozi buhakorerwa bw'inkoko. Ni amahumbezi ntabwo ari amahuhwezi. Nari mvuze amahuhwezi. Uruvuze amahuhwezi ni ay'imvura. Ubwo nkoze ishyano. Ariko nta kibazo. Nkoze ishyano, ariko kwibeshya bibaho. Yego. Ni ukuvuga ngo ubworozi buhakorerwa bw'inkoko, amagi yose akoreshwa buriya ngo mu mujyi wa Goma ntihaturuka. Umugabo ni mubi. Ariko kandi na za Masisi akaba hafite ferme n'ubundi winjira Masisi. Ariko bifatanye n'uru rugo rwe rwa Kinyogote. Akaba hafite ikintu bita ubworozi bugiye butandukanye, cyane cyane hakaba harimo n'inganda zikora foromage. Hano Masisi ikintu kihazwiho ni ibikomoka ku mata. Birimo n'izi foromage ngo ziraryoha cyane bitagira ingano. Sindakirya ariko ngewe njya mbibona hari abantu bari kubigura, ariko njye mba numva umutima wanjye udahamanya nacyo. Ntabwo nakirya. Wigeze uyirya se? Nyine foromage ni kubwa ntabwo ndayirya, ntabwo nyizi. Ariko narayibonye. Uzageragezeho rimwe. Oya. Banumva ngiye sinzi ukuntu byamerera mu kanwa. Sinzi impamvu. Wowe ujajinga ikintu utari wana testing. Gusa ngo ziraryoha cyane. Nuko nguko bimeze. Urumva ko niho hantu ari. Bivuze ngo arimo araba mu ngo ebyiri byari byo byose. Yego. Hariya ku mugore we za Katindo. Hanyuma naho ngaho handi afite ubwo bworozi. Yego. Nuko nguko bimeze. Hanyuma wenda se ibyo yaje kuba asaba abantu bari hariya abo bahagarara amadini n'amatorero, yego nibyo yababwiye ko ngo nta kindi kigiye gukorwa uretse guhagarika uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi ku neza yakwanga bikaza kuba ibindi, ariko na mbere yaho n'ubundi bari babimusabye muri za 12 etape yigeze kuba avuga ibyo yarabisabye. Ikiriho cyo nuko uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi ntabwo yarekura. Ntabwo yarekura kubera ko yaba igihugu cy'u Burundi n'Ububiligi hari n'amakuru agaragaza ko nabo bagishyize imbere intambara. Kuko ku kwezi kwa gatanu tariki 21 hari indege y'Ababiligi yavuye za Lubumbashi irazigera hano Bujumbura. Amakuru agaragaza ko nta kindi kintu bari baje kuganiraho, ni ukuba bano Babiligi bari baje kubonana na bamwe mu ofisiye cyangwa se abayobozi bantuza b'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze bategure mbese urugamba bahuriyeho. Nicyo bivuze. Nuko biteye kugeza magingo aya ngaya. Navuga ngo hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umuriro uracyari wa wundi. Uracyari wa wundi, ndetse iyi minsi urabona ko iyi mpeshyi iraza gusiga byinshi. Iyi mpeshyi irasiga byinshi, nanjye niko ndiko bibona. Impeshyi irasiga byinshi. Hanyuma dusimbukiye wenda za Uvira ho byaba bimeze bite? Turabizi ko ingabo z'abarundi niyo zirunze coalition FARDC, Ababiligi nkuko n'ubundi wari ubivuze uvuga uti
hari urugendo rw'indege yavuye hariya za Lubumbashi yerekeza i Bujumbura. Hari turaza kubihuza wenda na rwa ruzinduko rw'uyu mugabo witwa Lieutenant General Jules Mbanze Mirambwe ku itariki 14 kugeza ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu. Icyo gihe twabigarutseho cyane tuvuga ko yasuye izi ngabo, ariko noneho ni mu mugambi wo gukomeza gutegura intambara bagiye guhanganamo na M23 cyangwa se kuyibuza kugira ngo idafata Uvira. Biraza kongera guhuzwa na rwa ruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuwa 25 z'ukwa gatanu. Uruzinduko yanze guhabwa ikiganza na Perezida Museveni. Abantu bavuze bati karabaye, se kubera iki Museveni atarimo guha ikiganza Semikenke? Ni Semikenke, ni Semikeke. Niba ari imikenke, niba ari imikeke, byose ni kimwe, ni ibintu biraho. Ngiye naravuze ngo ntabwo mba naje hano kugira ngo, ntabwo wabonye ko baje basuzanya gutya. Ntabwo mbizi, ntabwo nabibonye bambi. Iriya nama ntabwo nayikurikiranye, iriya yabereye Uganda ku munsi w'ejo hashize, ntabwo nayikurikiranye. Bati kuki atamusuhuje byaturutse ku kindi kibazo. Ariko yes, icyari kitumye nkubwira gutya, ibi byose biragaragaza uruzinduko rw'uyu mugabo waherutse kugira hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibo nabyibuka neza, icyo gihe ni perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, ari naho yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakura ingabo ze hariya ku butaka bwa Kongo bagataha nk'uko SADC yatashye. Ibyo ngibyo twagiye tubigarukaho kugeza amagingo ngaya. Iyo ugiye kureba usanga hano muri Uvira n'ubundi hakiri isibaniro. Bimeze bite muri Uvira? Intambara imeze ite? Uvira igihari nuko ni kwa gusatira ku gihari, cyangwa se ni kwago niya Uvira ikiteretse ku kagozi, niba ariko twabyita, katari kacika. Katari kacika, ariko nta no kugaca, nta n'umugambi wo kugaca wari wabaho. Biracyari ibintu bikiri gutegurwa. Nicyo abantu bitiranye. Hari aba message nyinshi mbora nakira, ariko ngo Uvira bimeze gute? Ngo Uvira yarananiranye. Ubwo babashaka kuvuga kuri M23 kuko niri muri position yo kuyifata. Yego. Nkavuga nti se yigeze ifata gahunda yo kuyifata ubundi biranga. Ngo abarundi ngo birirwa bidoga. Ngo abarundi birirwa bidoga ngo kuba igihari ngo nibo bayifite. N'ubundi niko bimeze, ariko ndetse amakuru aturuka mu binyamakuru by'i Burundi bavuga ko barwanye M23, mbese ngo nta mirwano ayiteri. Ndakubwiza ukuri, nta mirwano yari yabaho. M23 yari yakora igamije gufata Uvira. Abarundi bishe M23 barabakubise kugeza saa izi ngizi, bikabivugwa ko ariyo mpamvu M23. Ari video wigeze ubona y'imirambo? Ntayo nabonye, ariko bituruka mu binyamakuru byo mu Burundi. Hari amafoto wabonye? Ibinyamakuru by'u Burundi bivuga ko ingabo zabo zarwanye na M23 babatsinze, saa izi ngizi bananiwe gufata Uvira. Ni imvugo mu by'ukuri zo zituruka mu Burundi, ariko ni imvugo navuga ngo ntabwo zifite ishingiro. Kubera iki ibinyamakuru no twaba ni propaganda, ikintu bita propaganda. Ahubwo se kusanga rimwe na rimwe propaganda urayizi? Ndabizi nyine gutegura propaganda. Propaganda. Ibyo bita propaganda cyangwa se spin. Spin muri communication. Itumanaho niko babyita. Aho umuntu agenda akarema ikintu, ntabwo twabyita ngo ni inkuru kuko inkuru ivuga icyabaye. Yego. Nk'igihangano ubundi mu by'ubwenge. Ni ikintu cy'igihangano mu bwenge. Ni ubuvanganzo. Yego. Ni ikintu cy'igihangano urema, ariko ugamije kugira gute? Kugira abantu bari bucyumve, bagira imitekerereze we wifuza, bagira imitekerereze we wabibyemo bitewe n'icyo kintu utangaje wita inkuru, ariko mu by'ukuri si inkuru, ahubwo niyo propaganda cyangwa se spin. Rero ibyo ni ibintu by'ibicurano barimo gushyira hanze mu rwego rwo kwikura mu isoni. Byibuka ko batakaje ibice byinshi Abarundi, guturuka za Masisi kumanuka kugera za Kamanyola. Urumva? Na n'ubu ngubu ngo M23 ngo bayimereye nabi, ariko nyine nibyo nkubwira yuko ari propaganda, kandi kuyigenzura ntago byagutwara igihe, ntago byagutwara mu by'ukuri gukora iyo bwabaga. Ntago kubigenzura bigoranye, ari ibintu bigoranye yuko ari propaganda zabo cyangwa se barimo kubeshya.
Yes, hanyuma dusimbukiye wenda za warikare duheruka M23 irimo kurwana n'aba bagabo ntavuga ngo bari bamaze iminsi bari kujya hariya niba mubyibuka neza na General Masunzu yasuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababwira ko bagomba gukora ibishoboka byose bakirukana M23 mu bice yafashe. Ejo bundi duheruka ari imirwano yahabereye aribo bashotoye iyo koalition FARDC ishotora M23 hanyuma M23 nayo iri defanda cyangwa se yirwanaho irabarasa kugeza ubwo baje gutakaza ibice birimo byaza Rusamambu n'utundi duce ntari kwibuka. Icyo gihe byaravuzwe kugeza amagingo angaya warikareho bimeze biti imirwano yabimeze gute? Warikare kuva M23 ifatiye udwo duce waruvuze mbese nkaho umutekano cyangwa umutuzo wongeye kugaruka, nta masasu nta ntambara ntayo kugeza kuri ubu ngubu ntayo turimo kubona. Ariko ahubwo wenda turaza kwajya mu gatoya ama operation amwe amaze iminsi Goma mu Kibukavu. Yego, nawe mbibona mu duce tugiye dutandukanye harimo muri komine irakomine buriri muri Bukavu sira komine Kadutu. Ni muri Bukavu? Ni Bukavu. Okay, yes. Ni quartier muri Bukavu. Ni quartier yo muri Bukavu wabonye icyo bita amabandi. Yego. Mabandi rwose akera ushobora no kuba kabakaba 20 kuzamura. Noneho zirambunda bafite n'ibibunda wagira ngo batabye mu itaka. Bishaje zashaje ariko. Birariko ntibibuza kwica abantu. Nyine ntabwo bibuza kwica abantu ariko noneho abantu ni ibindi ariko ibi noneho byongeye gushimangira yuko Kabila yatangiye inshingano ze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo wakekwaga mu ngo ze zigera kuri 2. Hari Katindo hani Goma ya quartier twavugaga avuga ko ari inzu y'umugore we. Hari na Kinyogote hano za burya umuntu yaranyunganiye usibye ko nanjye nabyumvishe ko atari byo. Ntabwo urugo rwa Kabila rwitwa Kinga Kati ruherereye hano Goma. Ubwo ni urwakure cyane umenya ari ni Kinshasa. Reka da za Kankati ni mu cyanya ngo yashize ahantu yongeye kimeze nka pariki. Yego, ni Kinshasa. Ubwo ni mu nkengero ngire ngo. Ariko ahubwo aho yitwa Kinyogote. Aho ntabwo nari mpaza aho. Ni Goma n'ubundi hano werekeza mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Usa nkaho ugana mu Isake. Ni ahantu hagari ngira ngo wabonye amafoto. Buriya hariya yari niwe. Ni ahantu hagari, hari amahwezi, hari ibiti byiza, hari ubworozi bugiye butandukanye. Ni ahantu hagari cyane. Ndetse amakuru agaragaza ko nk'ubworozi bwakorerwa bw'inkoko na mahumbezi ntagara amahwezi. Nari mvuze amahwezi. Waruvuze amahwezi na y'imvura. Ubwo nkoze ishyano. Ariko nta kibazo. Nkoze ishyano ariko kwibeshya bibaho. Yego. No kuvuga ngo ubworozi buhakorerwa bw'inkoko. Amagi yose akoreshwa buriya ngo mu mujyi wa Goma ntihaturuka. Umugabo ni mubi. Ariko kandi na za Masisi akaba hafite ferme n'ubundi winjira Masisi. Ariko bifatanye n'uru rugo rwe rwa Kinyogote. Akaba hafite ikintu bita ubworozi bugiye butandukanye. Cyane hakaba harimo n'inganda zikora fromage. Hano Masisi ikintu kihazwiho ni ibikomoka ku mata. Birimo n'izi fromage ngo ziraryoha cyane bitagira ingano. Sindakirya ariko ngewe njya mbibona hari abantu bari kubigura ariko njye mba numva umutima wanjye udahamanya nacyo. Ntabwo nakirya. Wigeze uyirya se? Nyine fromage ni kubwa ntabwo ndayirya ntabwo nyizi. Ariko narayibonye. Uzageragezeho rimwe. Oya. Banumva ngiye sinzi ukuntu byamerera mu kanwa. Sinzi impamvu. Wowe ujajinga ikintu utari wana testing. Gusa ngo ziraryoha cyane. Nuko nguko bimeze. Urumva ko niho hantu ari. Bivuze ngo arimo araba mu ngo ebyiri byari byo byose. Yego. Hariya ku mugore we za Katindo
hanyuma n'aho ngaho handi afite ubwo bworozi. yego nuko bimeze. Hanyuma wenda se ibyo yaje kuba asaba abantu bari hariya abo bahagarara amadini n'amatorero, yego nibyo yababwiye ko ngo nta kindi kigiye gukorwa uretse guhagarika uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi ku neza yakwanga bikaza kuba ibindi bindi, ariko na mbere yaho n'ubundi bari babimusabye muri za 12 etape yigeze kuba avuga ibyo yarabisabye. Ikiriho cyo nuko uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi ntabwo yarekura ntabwo yarekura kubera ko yaba igihugu cy'u Burundi n'Ububirigi hari n'amakuru agaragaza ko nabo bagishyize imbere intambara, kuko ku kwezi kwa gatanu tariki 21 hari indege y'Ababirigi yavuye za Lubumbashi irazigera hano Bujumbura. Amakuru agaragaza ko nta kindi kintu bari baje kuganiraho, ni ukuba bano Babirigi bari baje kubonana na bamwe mu ofisiye cyangwa se abayobozi bantuza b'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bakomeze bategure mbese urugamba bahuriyeho, nicyo bivuze. Nuko biteye kugeza magingo aya ngaya. Navuga ngo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuriro uracyari wa wundi. Uracyari wa wundi, ndetse iyi minsi urabona ko iyi mpeshyi iraza gusiga byinshi. Iyi mpeshyi irasiga byinshi, nanjye niko ndiko bibona. Impeshyi irasiga byinshi. Hanyuma dusimbukiye wenda za Uvira ho byaba bimeze bite? Turabizi ko ingabo z'Abarundi niyo zirunze coalition FARDC, Ababirigi nkuko n'ubundi wari ubivuze uvuga uti hari urugendo rw'indege yavuye hariya za Lubumbashi yerekeza i Bujumbura. Hari turaza kubihuza wenda na rwa ruzinduko rw'uyu mugabo witwa Lieutenant General Jules Mbanze Mirambwe ku itariki 14 kugeza ku itariki 16 z'ukwa gatanu. Icyo gihe twabigarutseho cyane tuvuga ko yasuye izi ngabo, ariko noneho ni mu mugambi wo gukomeza gutegura intambara bagiye guhanganamo na M23 cyangwa se kuyibuza kugira ngo idafata Uvira. Biraza kongera guhuzwa na rwa ruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku 25 z'ukwa gatanu. Uruzinduko yanze guhabwa ikiganza na Perezida Museveni. Abantu bavuze bati karabaye se kubera iki Museveni atarimo guha ikiganza Semikenke? Ni Semikenke ni Semikeke. Niba ari imikeke byose ni kimwe, ni ibintu biraho. Ngiye naravuze ngo ntabwo mba naje hano kugira ngo ntabwo wabonye ko baje basuzanya gutya. Ntabwo mbizi, ntabwo nabibonye bambi. Iriya nama ntabwo nayikurikiranye, iriya yabereye Uganda ku munsi w'ejo hashize, ntabwo nayikurikiranye. Bati kuki atamusuhuje byaturutse ku kindi kibazo. Ariko yes, icyari kitumye nkubwira gutya ibi byose biragaragaza uruzinduko rw'uyu mugabo waherutse kugira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibo nabyibuka neza, icyo gihe ni Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, ari naho yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yakura ingabo ze hariya ku butaka bwa Kongo bagataha nk'uko SADC yatashye. Ibyo ngibyo twagiye tubigarukaho kugeza magingo aya iyo ugiye kureba usanga hano muri Uvira n'ubundi hakiri isibaniro. Bimeze bite muri Uvira? Intambara imeze ite? Uvira igihari nuko ni kwagusatira ku gihari, cyangwa se ni niya Uvira ikiteretse ku kagozi, niba ariko twabyita katari kacika. Katari kacika, ariko nta no kugaca, nta n'umugambi wo kugaca wari wabaho. Biracyari ibintu bikiri gutegurwa. Nicyo abantu bitiranye. Hari aba message nyinshi mpora nakira, ariko ngo Uvira bimeze gute? Ngo Uvira yarananiranye. Ubwo babashaka kuvuga kuri M23 kuko ni iri muri position yo kuyifata. Yego. Nkavuga nti se yigeze ifata gahunda yo kuyifata ubundi biranga. Ngo Abarundi ngo birirwa bidoga. Ngo Abarundi birirwa bidoga ngo kuba igihari ngo nibo bayifite. N'ubundi niko bimeze, ariko ndetse amakuru aturuka mu binyamakuru by'i Burundi bavuga ko barwanye M23, mbese ngo nta mirwano ndakubwiza ukuri. Nta mirwano yari yabaho M23 yari yakora igamije gufata Uvira. Abarundi bishe M23 barabakubise
barabakubise kugeza saa izi ngizi bikaba bivugwa ko ariyo mpamvu mu hari video wigeze ubona y'imirambo? Ntayo nabonye, ariko bituruka mu binyamakuru byo mu Burundi. Hari amafoto wabonye? Ibinyamakuru by'u Burundi bivuga ko ingabo zabo zarwanye na M23 babatsinze, saa izi ngizi bananiwe gufata Uvira. Ni imvugo mu by'ukuri zo zituruka mu Burundi, ariko ni imvugo navuga ngo ntabwo zifite ishingiro. Kubera iki ibinyamakuru no twaba tushaka ni propaganda, ikintu bita propaganda. Ahubwo se kusanga rimwe na rimwe propaganda urayizi? Ndabizi nyine gutegura propaganda. Propaganda. Ibyo bita propaganda cyangwa se spin. Spin muri communication. Itumanaho niko babyita. Aho umuntu agenda akarema ikintu, ntabwo twabyita ngo ni inkuru, kuko inkuru ivuga icyabaye. Yego. Ni nk'igihangano ubundi mu by'ubwenge. Ni ikintu cy'igihangano mu bwenge. Ni ubuvanganzo. Yego. Ni ikintu cy'igihangano urema, ariko ugamije kugira gute, kugira abantu bari bucyumve bagira imitekerereze we wifuza, bagira imitekerereze we wabibyemo bitewe n'icyo kintu utangaje wita inkuru, ariko mu by'ukuri si inkuru, ahubwo niyo propaganda cyangwa se spin. Rero ibyo ni ibintu by'ibicurano barimo gushyira hanze mu rwego rwo kwikura mu isoni. Mubyibuke ko batakaje ibice byinshi Abarundi, guturuka za Masisi kumanuka kugera za Kamanyola. Urumva? Na n'ubu ngubu ngo M23 ngo bayimereye nabi, ariko nyine nibyo nkubwira yuko ari propaganda, kandi kuyigenzura ntago byagutwara igihe, ntago byagutwara mu by'ukuri gukora iyo bwabaga. Ntabwo kubigenzura bigoranye, ari ibintu bigoranye yuko ari propaganda zabo cyangwa se barimo kubeshya. Yes, hanyuma dusimbukiye wenda za Warikare duheruka M23 irimo kurwana n'aba bagabo, ntavuga ngo bari bamaze iminsi bari kujya hariya, niba mubyibuka neza, na General Masunzu yasuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababwira ko bagomba gukora ibishoboka byose bakirukana M23 mu bice yafashe. Ejo bundi duheruka ari imirwano yahabereye, aribo bashotoye iyo coalition FARDC ishotora M23, hanyuma M23 nayo iri defanda cyangwa se yirwanaho, irabarasa kugeza ubwo baje gutakaza ibice birimo bya za Rusamambu n'utundi duce ntari kwibuka. Icyo gihe byaravuzwe. Kugeza amagingo angaya Warikareho bimeze biti, imirwano yabimeze gute? Warikare kuva M23 ifata udwo duce waruvuze, mbese nkaho umutekano cyangwa umutuzo wongeye kugaruka. Nta masasu, nta ntambara. Ntayo kugeza kuri ubu ngubu ntayo turimo kubona. Ariko ahubwo wenda turaza kwajya mu gatoya amaoperasiyo amwe amaze iminsi Goma mu Kibukavu. Yego. Nahoze mbibona mu duce tugiye dutandukanye, harimo muri komine, irakomine buriri muri Bukavu, sira komine Kadutu. Ni muri Bukavu? Ni Bukavu. Okay, yes. Ni quartier muri Bukavu. Ni quartier muri Bukavu, wabonye icyo bita amabandi. Yego. Amabandi rwose kera ushobora no kuba kabakaba 20 kuzamura. Noneho zirambunda bafite n'ibibunda wagira ngo batabye mu itaka. Bishaje zashaje, ariko ariko ntibibuza kwica abantu. Nyine ntabwo bibuza kwica abantu, ariko noneho hanyuma ikindi wenda tugarutse hano mu Rwanda, hari inkuru yuko ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda rigiye gutanga impamyabushobozi ku nshuro ya 8. abo banyeshuri bagera se byarangiye. Ni umuhango wari witabiriwe na Dr. Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Hanyuma n'icyiciro cya mbere n'icya kabiri cya kaminuza bikaba byabereye hariya muri Bika Arena, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ikindi nari nababwiye nuko ari uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za RDF ni General Mubaraka Muganga yagiriye hariya muri Kenya. Uru ruzinduko rugamije iki? Iyi nama yatumiwemo igamije iki? Iyi nama ni inama nabonye y'abakuru b'ibihugu n'abakuru b'ingabo muri Afurika yose. Yego. Ni inama ikomeye. Ni muri Afurika yose. Yego. So barimo kuganira ku mutekano wa Afurika ibyo ari byo byose. Yego.
ni umutekano wa Afurika niwo barimo kuganiraho ngira ngo ibyo wenda nta gitangaza kirimo nta nubwo twanabitindaho cyane kuko imyanzuro y'inama cyangwa se ibiri bivugirwe mu cye byaganiriweho ntabwo birashyirwa hanze nyirizina ariko ni umutekano uko bigaragara wa Afurika. Yego. Hanyuma rero tujya no ku musozo uyu mugabo ngira ngo niba warasomye ibitabo cyangwa se wenda warize ubuvanganzo cyangwa se wari umuziranye wize ubuvanganzo icyongereza cyane cyane uyu mugabo yanditse ibitabo byinshi yitwa Ngugi wa Thiong'o harimo biranagiye mvuga uyu munsi yitabye Imana ku myaka 87 bikaba bivugwa ko yari buze no guhabwa igihembo cya Nobel kuko yari yamaze kujya ku rutonde rw'abo bantu bahabwa icyo gihembo. Uyu mugabo yagusigiye iki cyangwa se mu buzima bwawe ni uruhe rugero mbese wamufatiragaho Ngugi wa Thiong'o? Icya mbere cyo uyu mugabo cyo kimwe n'abandi bagabo bamwe na bamwe babanditsi bamwe na bamwe ba Afurika ni abahanga cyane, bafite ubuhanga, yari afite ubuhanga, ubushishozi, gukunda Afurika, gukunda abanyafurika, kwanga akarengane, kwimika amahoro ndetse no kurwanya ubukoroni. Yego. Ibyo ni ibintu byose byaranze uyu mugabo witwa Ngugi wa Thiong'o w'umunyakenya. Ni umugabo nabonaga rwose urebye hari ifoto ye bashize hanze ni umugabo ubwanwa bwaragize bwarashokonkoye n'ubuhanzi. Abahanzi baba bafite look yabo buriya niga i Butare twiga hari i Butare hari faculty yitwa ngo ni creative design. Yes. Creative design. Wa muhungu fisi umwe wasanze hano yarayize. Yego. Creative design bigamo ibintu byinshi. Gushushanya, kudoda bakoresheje intoki, bafumisha intuzi indodo. Yego. Gukora, kubaza, mbese ibintu bya art byose barabyiga, kubikoresha intoki n'iki. Bari uzarebe baba basukwabo no mu kigo babaga basukwabo bazaga biyambariye bikabutura, amasengeri, byanwa ntabwo babyogosha bigera hano, bafite amadrede benshi. Ikindi babaga bahetse ibintu mu mugongo. Uyu muntu arimutse kweki baga bafite ibintu bashushanyije barabigendana by'amawaka bahawe, barabigendana bataho ukabona yikoreye nk'urukapu ariko inyuma ntago rufunze, hashinzemo ikintu cy'ikintu wagira ngo ni igipankarite cyose harimo arakora muri iyo minsi. Mbese nyine babaga bisa. Rero ni ubwa artiste nyine n'ubuhanzi. Akenshi abantu b'abahanzi iyo barebye ubona batandukanye n'abandi bantu basanzwe. Yego. Usanga bo cyane cyane abantu b'abahanzi bakunda ibintu by'intuze, bakunda kubaho mu buryo buri natural. Niba ari umusatsi akawureka ukabaho kuko aba yemera yuko Imana nyine ubwo ni naturere nyine. Umuntu agomba kuba agizwe n'umusatsi, hari impamvu awufite. Ubwanwa nuko, ibiki nuko. Urebye uriya musaza nta nubwo yasokozaga. Ntabwo yasokozaga. Gusokoza ntabwo biba biri ngombwa. Ubwanwa bwe n'utuntu turaho dushokonkoye utamenye. Warabona agashokoro ni kariya kantu kaza kuntuza, kaza kunyabarasanya, kwa kundi kaba karabije ururabo, ka kantu kava mu rurabo twa tubuto twako. Urabona ukuntu iyo izuba ryavuye ko tuba duhagaze gutya dushokonkoye. Niyo mpamvu nakunze gukoresha iyo mvugo. Uriya mugoro nawe twangwa twasanga uko tumeze kamwe iriya na kandi iriya, turimo n'imviri kazi nakubwira ko gutyo ni umuntu w'ikirangirire wabaye ikirangirire. Ngugi wa Thiong'o rwose. Yitabye Imana. Nasomye novels ibihangano bye bigiye bitandukanye. Harimo Wipnote.
deliver between Yego, deliver icyo between. twize cyane mu ishuri abantu bize ibintu by'indimi cyangwa se ubuvanganzo. Ni igitabo cyiza, story yacyo urayibuka? Story yacyo ndayibuka, byasaba ko wenda tuza kubijyamo cyane Okay, reka tube dusoreje. ariko reka tube dusoreje hano, kwari kugira ngo wenda tuze gukomoza kuri uyu mugabo. Ntabwo nari abo bita kugenda Bacinwa Chebe, yego nabo banditse ibitabo byiza cyane, yego biryoshye kubi. harimo hanyuma rero Nyagasani yakire roho ye. Uyu mugabo ngewe yambereye icyitegererezo cyane cyane mu bitekerezo nagiye nsanga muri amanovozi ye yagiye yandika cyangwa se muri bitabo yagiye yandika. Bikaba byaratumye wenda hari uko hashobora kubaho revolution mu bwonko bwanjye, ngewe mbese hakaza kuba revolution muri ngewe, mbese reka mvuge gutyo, biturutse kuri we cyangwa se biturutse ku bitekerezo bye. Yes, ngayo nguko rero reka dushimire abari badukurikiye muri aka kanya mu busesenguzi bwimbitse bw'abivuga muri politike. Hanyuma rero ariko nawe reka ngushimire, wakoze cyane. Hanyuma nawe wakoze cyane bwana Emmanuel. Yego, abantu reka mbashishikarize gukora subscribe ku karere kacu ndetse no kuri Bro TME. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Reka ariko mbahe na ya nimero. Shaka kuza muri groupe, andika ikimenyetso cyo guteranya 150 78 900 cyangwa se 900 5354. Aho ushobora no gucishaho inkunga utugenera. Byaba ari by'agaciro gakomeye cyane kabisa. Ngayo nguko. Yes, urakoze cyane. Namwe murakoze.